Oye se reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Queen agiye kuba yafata telefoni yiwe agakuramo simukadi bitewe n'ukuntu Oxygen yari arimo aramutesha umutwe. Nawe niko yahise afata umwanzuro kuba yakuramo simukadi avuga ati n'undi munsi nzabe ndeba cyangwa se maze ndore nzareba ahantu tuzongera kuba twahurira. Umugore yari yakamejeje ndetse yisize n'insenda, nta bintu byo kuba yakongera kuba yahura na Oxygen. Reka simukadi niko yayikuye muri telefone arangije ahita yinaga hasi. Yarabwira umwana we ati tugende twerekere. Imbere yuko dukomeza reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye reba neza niba urakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Umugore nuko nguko yagiye yarajyana n'umwana barikaraga, yari barinaga nuko nguko bahise bigendera. Wazubabaza iki, wazubabwira iki? Ubwo aho ngaho hafi barimo baratwereka Oxygen nawe nuko nguko ari ariko byamucanze byamurenze, yabuze icyo yakora, yabuze n'icyo yavuga, muri make ibintu byose byamurenze. Nawe ubwiwe arimo aribaza ati ibi bintu birimo birambaho ibyaba ari byo cyangwa uyu munsi no kubeshya. Yari dore nuko nguko arimo arahagarara nawe akazengera, akaba arimo aribaza ati ibi bintu ni ibyanyabyo koko ni ibyanyabyo. Kuko yatangiye kuba yaza mu cyumba cy'umwana, aho umwana nyine niya yabaga aryamye cyangwa se yabaryamaga, akaza kuba yahitegereza akagenda arimo arareba, yitegereza neza ibintu byose, akagenda yitegereza, akagenda yibuka ukuntu niya yabaga arimo aragenda aterateranya utuntu nk'umwana nyine bisanzwe, akaza arimo arateranya utuntu. Umugabo nawe nuko nguko yarebye, akaza agatangira kuba yahamagara niya yewe niya. Ubwo niko yatangiye kuba nyine yareba, akabona umwana ukuntu yakabaye arimo aramureba. Umwana ubwo arimo aramushimira ati wakoze papa kuba ibi bintu wampaye cyangwa se kuri izi mpano wampaye kuri anniversaire yanjye, wakoze cyane, ni ukuri babinyeretse ko ibi bintu nyitayeho, none se nawe waza tukaba turimo turabiserebura. Ubwo umugabo nyine niko nawe yari arimo arabyibuka, agatangira ati nta birenze, niya niko bigomba kuba byagenda, nta birenze. Yari ubwo akiri aho ngaho cyangwa se akirimo ari imagine, dore naratangira kuba yakibona ukuntu yego wari umunsi umwe nyine ubwo umwana yari arimo aramubwira ayo magambo. Nawe nuko nguko yaje umwana gake gake aza yegera umwana, umugabo dore nuko nguko arimo arareba. Ubwo akamubaza turimo uragerageza kuba wakora ibiki, urimo uragerageza kuba wakubaka iki? Reka nze mbe nagufasha ibintu urimo uragerageza kuba wakubaka, tubyubakane mwana wanjye. Ubwo bari bishimye nyine icyo gihe, umugabo byose arimo arabireba akabibona. Icyari igihe babaga bishimye, ubwo umugabo akamubwira ati ngiye kuba nakwereka ukuntu nkwereka ukuntu tugomba kuba twabyubaka bikagera kure cyane, cyangwa se tukaba twabyubaka neza uri kumwe na papa, ibintu bikaba byagenda neza. Umugabo yabaga yishimanye n'umwana, ariko ibintu byaje kuba byahinduka, aba umugabo mubi kugeza naho umwana batamwifuza. Kandi imbere babaga barimo baragenda bubaka utuntu twiza, utuzu, ibintu n'ibindi. Ubwo umugabo byose arimo arabireba, disi nawe bikamurenga bikamucanga, agatangira kuba yavuga ati koko ni ibiki? Ubwo umwana yabaga arimo aramubwira ati papa reba hano, itegereze, uyu nguyu ni njyewe, ndetse uyu nguyu ni wowe, uyu nguyu ni mama, twese turi mu nzu. Ubwo umwana nyine yabaga arimo arakora utuntu twiza cyane. Ubwo agahita avuga ati turi famiye y'abantu batatu twishimye, twese twibereye mu nzu, ibintu byose ni waneza, ibintu byose ni guci, bimeze neza. Ubwo n'umugabo nawe agatangira ati niko bimeze, bimeze neza cyane, ndabikunze mwana wanjye. Dore umugabo nawe atangira kuba yagenda abyibuka, amarira akazenga mu maso, agatangira no kuba yarira, bitewe n'ukuntu arimo arabibona, ariko bikamurenga. Dore umugabo yabaga arimo aridagadura, agenda yikinira, ndetse n'umwana bari aho ngaho. Umugabo ariko arimo arabyibuka, akagenda akanarira, amarira akamurenga, cyangwa se ibintu bikamurenga. Ubwo nta marira arimo aragenda amurenga bitewe n'ukuntu arimo arabyibuka. Ntabwo yigeze akora inshingano nk'umubyeyi, ibintu byaramurenze. Ubwo niko yarebye neza, ahita atangira kuba yabona niya yicaye hariya, aza yirukanka cyane avuga ati niya we, yewe niya. Yari dore nuko nguko yanyereye. Ubwo umwana ntawe uhariye, ahubwo yaje agwira bya bintu umwana yigeze agashushanya cyangwa se nakakagenda yubaka. Muri make nyine yari afite
ibipupe iby'abantu batatu cyangwa se ibipupe bitatu. Ubwo ngo yari papa, umwana ndetse na mama, nibyo bintu yabaga afite aho ngaho. Umugabo niko yabyitegereje atangira kuba yabireba, nawe nk'umubyeyi birimo biragenda bimukora ahantu, gake gake akabyitegereza akavuga ati iki dore nuko nguko yarebye, aritegereza dore kureba, agahinda karamusanze, amarira aramurenga, dore kureba aribuka neza atangira no kuba yabireba. Ariko noneho dore ikintu gitangaje, umutwe wa papa waraciwe. Ubwo ni mama w'umwana usigaye ndetse n'umwana, umutwe wa papa we waciwe kera, ni igihazi ntago agishobotse, bawuciye kera ntawe ukiriho. Umugabo rero niko yatangiye kuba yabireba akibuka icyo gihe ukuntu yabaga yishimanye n'umwana, ibintu byose bimeze neza, tayari nta kintu na gitoya kiri aho ngaho. Dore nuko nguko umwana yabaga arimo aragenda abyubaka, arimo arabyubaka afatanyije ndetse na papa we. Babaga barimo baragenda bubaka ibintu gake gake, umugabo akamubwira ati wubake neza. Umwana nawe ati cyane, ngomba kuba nabyubaka neza nk'uko urimo urabinsaba cyangwa se nk'uko nawe urimo urabimbwira. Papa akamubwira ati domekaho ngaho, domekaho, manuka. Ubwo bari bari aho ngaho nyine barimo barakora turiya dupupe twabonye. Ubwo niko bagendaga barimo baradukora gake gake, barimo baragenda baduforuma. Ubwo umwana nawe byabaga byamushimishije, nta kibazo na gito yifitiye, ibintu byose bimeze neza, agatangira kuba yavuga ati byose birarangiye cyangwa se byose ibigenze neza. Ubwo papa nawe agaserebura, umwana nawe akavuga ati papa reba hano, itegereze hano, reba neza, reba, itegereze. Ubwo umwana yari arimo arereka papa, amubwira ati reba, idore mama, idore njyewe ndetse nawe. Aho ngaho umutwe wari ukiriho wa papa, ariko tubonye muri kino gihe umwana, iyi niba ari we warabikoze, niba ari mama we, yafashe umutwe wa papa awukuraho, yawukuyeho wose, cyangwa se ntawe ukiriho. Ubwo babaga bishimye cyane, arimo aramubwira ati mwana wanjye ibintu byose bimeze neza, tayari. Gake gake n'umwana nawe akavuga ati ni byiza, ibintu byose ni byiza. Ubwo niko papa yatangiraga kuba yavuga ati umbabarire niya, umbabarire nyine. Ubwo yari arimo arabyibuka byose, ariko yatangiye kuba yagenda asaba imbabazi niya, akavuga ati umbabarire papa wawe, naratsinzwe, sinabashije kuba nakuzuza inzozi zawe, reka sinigeze imbasha kuba nasobanurira, nakomeza nyine kuba natuma inzozi zawe ziba impamo. Ubwo umugabo nuko nguko nyine yarebye, aritegereza cyane, atangira kuba yavuga ati kwingi. Ubwo niko yagiye atangira kuba yavuga ati ashobora kuba ari kwingi. Hari umuhamagaye nyine yari arimo aravuga ati ashobora kuba ari kwingi, ariko telefone yarasonnye. Nawe atangira kuba yavuga ati se ni ibiki, ntago ari kwingi, cyangwa se we nk'uko yari abiteganyije ntago ari we. Ubwo niko yahise afata telefone vuba atangira kuba yavuga ati cyangwa se batangira kuba bamubwira ati yewe muvandimwe, Jini we, ndagira ngo mbe nakubwira ati amaso ya mu arimo arababara cyane, agiye kuba yajya kwa muganga, ibyo ngibyo byo wicara ubizi cyangwa se ubimenye. Umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati iki uvuze ngo iki? Ubwo niko bamubwiye tega amaso ya mu ngameze nabi cyane, tayari niko yahise akubita akabox kari karaho, cyangwa se akantu karimo imyanda, kari karaho ngaho. Ubwo kanaka dustbin yari agiye kuba yagenda agakubita umugeri. Nuko nguko hari harimo ibipapuro, ariko umugabo agiye kuba yajya kureba, niko yatangiye kuba yavuga ati reka ndebe bino bintu biri mwaha ngaha. Ubwo niko umugabo nyine wari ugiye kuba yagenda, ahita atangira kuba yavuga ati reka mbanze ndebe ibintu biri mwaha, ubundi ni ibiki biri mwaha ngaha. Gake gake ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati reka nze ndebe. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka nze mbanze nsome. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati uyu ni umunsi wa 50 nyuma y'uko nkorewe surgery cyangwa se mbazwe. Ubwo wari uri murandika rero, agatangira kuba yavuga ati bo nibwo ntangiye kuba nakoresha amaso mashyashya cyangwa se mbonye amaso mashyashya. Umwana nyine ni ibintu yajyaga yicara akagenda yandika, umuryango we wabo uko ni ibintu byabaga bimeze byose, umwana yaragendaga akandika. Ubwo agatangira kuba yavuga ati papa yarankundaga, icyo gihe papa yarankundaga, ashayininga, ibintu byose bimeze neza cyangwa se twese tumeze neza. Ubwo umwana nibyo yabaga arimo arandika cyangwa se nibyo yandikaga.
ubwo umugabo yirirwa amutonesha ibintu byose bigenda neza, gake gake nta kibazo na gitoya kiri aho ngaho. Ubwo umwana yatangiraga kuba yavuga ati icyo gihe amaso yanjye yose nararebaga cyangwa se amaso yanjye yari ameze neza, nta kibazo na gitoya gihari. Ubwo umugabo nyine atangira kuba yagenda nawe abyumva ibintu, umwana ko yari yifitiye agahinda yatangiye kugenda abyumva, nawe amarira akamuzenga mu maso, ibintu bikamurenga. Gake gake dore umugabo nuko nguko yarebye areba muri ubwo buryo, ibintu byose byagiyeho biramurenga cyangwa se biramucanga. Itayari dore niko yagiye areba impapuro z'umwana zose yazijugunye aho ngaho muri dustbin. Umugabo niko yagendaga avuga ati reka ndebe, nitegereze ndebe ibintu byose yanditse, ndebe. Ubwo agatangira kuba yavuga ati uyu ni umunsi wa 99, ibi ni ibintu byose umwana yagiye yandika, arimo aravuga ati mama ndetse nanjye. Ubwo niko umwana nyine yagendaga yandika uko yabonaga umwanya, cyangwa se ibintu yabonaga byamurenze yahitaga yandika ibintu byose, agatangira kuba yavuga ati ngewe uyu ni umunsi wa 99, ariko papa nta na rimwe yigeze amfata cyangwa se ngo abe yafata umwanzuro ngo ankorere ibintu byose nk'uko bisabwa. Amaso yanjye yarabuze, rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo undi mwana yampaye amaso, ibintu sinzi niba bizagenda neza. Umwana yampaye andi maso, sinzi niba ibintu bizaba byagenda neza. Ubwo niko umwana yari arimo yabyanditse ngo umwana agiye kuba yamuhereza andi maso, hari undi mwana ugiye kuba yamuhereza andi maso. Ubwo umugore nuko nguko yaje kwa muganga, tayari hari ibipapuro bamuhaye, batangira ko bamubwira ati yewe misi Queen we, ibyo byose ni ibizami byerekana cyangwa se ni ibizami bigaragaza ko umuhungu wawe amaso atakimeze neza, cyangwa se amaso yiwe ntago akimeze neza. Ibyo nibyo bintu rero nshaka kuba nakwereka. Tugiye kuba twakuramo hano maso twari twaramushyizemo, tube twamushyira mwandi kugira ngo ibintu be byakomeza kuba byagenda neza. Umwana niko ngo bagiye kuba bamushyira mwandi maso, bakamukura mwaya ngahe. Dore umugore niko yabirebye, atangira kuba yavuga ati ibi byose ni amakosa yanjye, ibi byose ni amakosa yanjye. Umugore arimo arishinza amakosa, niba uri wamukuyemo amaso. Yatangiye kuba yavuga ati ibi byose ubundi ntabwo nari gutuma byaba, sinari gutuma byaba, none se ubundi byagenze ute ko mwana turimo turabona arimo arareba. Rero umugore yatangiye kuba yavuga ati simba naratumye niyani yahani ngayika muri buno buryo, cyangwa se ntuma ibi byose ibi byose ni amakosa iyanjye. Tayari dore umwana nuko nguko yicaye, ariko umugore nyine nawe arimo aravuga ati ninjye wangije ubuzima ibwaniyaniya, ninjye ubwangije, ninjye wangije ubuzima bw'umugore. Niko yatangiye kuba yavuga ati tayari. Ubwo niko yagize agasereri. Umugore nyine bamubwiye ko umwana we bagiye kuba bamubaga. Tayari dore umugore niko yamanutse no hasi ngo timburi. Umuganga nawe atangira kuba yavuga ati yewe Queen. Umwana nawe atangira kuba yavuga ati mama mama. Ubwo niko yaje atangira kuba yavuga ati mama byuka mama ibyuka. Ubwo niko yatangiye kuba yamubyutsa. Umuganga nawe agatangira ati yemwe hagira udufasha. Ubwo umwana nawe ati byuka mama, byuka. Tayari umwana niko yatangiye kuba yabyutsa mama we, ariko undi waracyarimo aragenda arimo arasoma. Gake gake arimo aragenda asoma ibintu byanditswe n'uriya mwana iniyani. Ubwo nibwo yatangiye kuba yagenda bisoma. Ubu nibwo none habonye umwanya wo kuba yagenda areba akantu ku kandi, asoma akantu ku kandi, kuko yari yarabitereranye. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati none ubu bisobanuye ko ibagiye kwa muganga. Ibi byose sinigeze mbimenya, cyangwa se sinari mbizi, ntabwo nigeze mbimenya, narabyirengagije. Nubwo nari mbizi ariko mbifata nkaho ntigeze mbimenya. Ni gute natinyuka, cyangwa se ni gute batigeze batinyuka kuba babimbwira ibi bintu ko ari gutya bimeze gute, batigeze babimbwira? Ni ukubera iki? Ubu se yampereza andi mahirwe, yashobora kuba atampereza andi mahirwe. Ndabikeka, cyangwa se ndimo ndabyiyumvamo ko ashobora kuba atampereza andi mahirwe yo kuba nakisubiraho umugabo. Hano ni hahandi uvuga ati, cyangwa se wumva umuntu avuga ati ngo yarahindutse, cyangwa ngo byaramucanze, byaramurenze. Umugabo niko yakomeje kugenda asoma impapuro umwana yagendaga yandika, akavuga ati reka ndebe. Tayari gake gake dore umugabo nuko nguko yatangiye kugenda afungura impapuro z'umwana. Gake gake agenda zireba impapuro umwana yagiye yandika. Ariko ntabwo nakuburizamo nawe
imbere y'uko dukomeza reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ni ku mwana nawe yatangiye kuba yakandika tuyu ni umunsi w'ijana. Papa ubwo yatezaga ibibazo azana undi mugore mu rugo, ubwo agenda byose bisoma avuga tuyu ni umunsi w'ijana na rimwe. Papa nabwo aracyarimo arateza ibibazo mu rugo, azana undi mwana mu rugo udashobotse. Ibi byose byateye mama umutima mubi bimutera kuba yashaka kuva mu rugo. Ibyo byose ni ibyo umwana yagendaga yandika pole pole. Umugabo nibyo arimo aragenda asoma, umwana nawe yarataturaga. Ubwo aho ngaho hari umwana wari waje, ubwo yatangiye kuba yavuga ati kiriya cyana reka nze mbanze nkereka isomo. Ubwo kakana nako kaniyani akari kari aho ngaho karebye neza Yesu avuga ati ibi ni ibiki? Yewe we urimo urakora iki hano mu nzu yacu, cyangwa se urimo urakora iki hano mu nzu yacu? Ubwo umwana nawe yari ari aho tayari, dore nuko nguko ahubwo yaje arimo aramwegera. Yesu atangira kuba yamubwira ati papa wanjye bamwita Fu Jini, rero ngomba kuba natambagira inzu nk'uko mbishaka. Undi akamubwira ati ariko ntabwo wemerewe kuba waza mu cyumba cyanjye, ibyo ngibyo byo ubimenye, ntabwo wemerewe kuba waza mu cyumba cyanjye hita usohoka, igenda ahubwo umwana aho kugira ngo asohoke dore tayari, dore ngo baratangira kuba bafatana. Undi akamubwira ati sohoka uramvira mu cyumba, sohoka. Abana batangiye kuba babirwaniramo gake gake. Undi arimo aramubwira ati sohoka, undi ati reka reka uzabaze n'ifoto, ahubwo niko yisa amusunika hasi. Undi atangira kuba yavuga ati iki? Undi akamubwira tumva nkubwire we ukoze ikosa ryo kuba wanyegera, reka nze mbanze nkwigisha isomo ku buryo n'undi munsi utazongera kuba wamenyera. Ndaje nkwereka ahantu mbera inyamaswa y'inkazi, kandi ntuze kuba wagira ikibazo kuko papa wanjye ni Fu Jini, ndabizi nawe araza kuba yabikunda kandi ngiye ntabwo ngukunda. Iduri niko umwana yaje aramwegera, atangiye kuba yajya ku maso yiwe aramubwira ati tuza nkwereke ibintu ngiye kuba nagukorera. Nuko nguko yaje ku jisho, atangira kuba yamubwira ati waretse kunkorera ku jisho, winkorera ku jisho. Ubwo niko yaje atangira kuba yagenda mubyuruga amubwira ati winkorera ku jisho. Undi ariko akaza mubyuruga, niko yakoze mu jisho nawe undebiri tayari. Ubwo undi agatangira ati ijisho ryanjye undi yarikuyemo kare, arifite mu kiganza, arifite mu ntoki, dore niko yahise agenda avuga ati iri jisho reka nze nkwereke ikintu ngiye kuba narikorera, dore niko yahise afata ijisho iry'umwana rikuyemo mu ijisho rye, yarikuyemo atangira kuba yarifata. Dore niyani ubwo icyo gihe yari arimo arabireba akabyitegereza ukuntu bamuhohoteye. Undi yahise afata rya jisho, nta kindi kintu yakoze usibye kuba yarifata akarishyira hasi. Dore nuko nguko yarifashe tayari ngo arahita arikandagira akarisyonyura. Dore niyani yanga arabibona ijisho ry'ukuntu barigeze. Undi se waza umubaza iki? Waza umubwira iki? Ko yahise anahagarara impande akamubwira ati wambonye tayari. Dore niko yahise afata nyine rya jisho arikubita hasi, ikirenzeho noneho ahita atangira kuba yaza ararikandagira. Ariko umwana akavuga turi umwana mubi, gute watinyuka kuba wankandagirira ijisho ukarisyonyura? Undi ati wambonye tayari. Dore umugabo byose arimo aragenda bisoma ukuntu byagenze nyine ngo umwana abe yabura ijisho ryiwe. Nubwo buryo byagenzemo, cyangwa se nuko nguko byagenzemo, umugabo byose arimo aragenda bisoma. Ubwo nuko nguko mama w'umwana yaje yirukanka cyane, atangira kuba yamagara ati niyaniya, yewe niyaniya. Ubwo niko yaje atangira kuba yamuhamagara. Umwana bamukuye mu ijisho arimo aravuga ati mama ntabwo ndimo ndareba ijisho ryanjye ntaririmo, ntabwo ndimo ndareba, dore icyabikoze ngikiriya, dore ngikiriya ukuntu kirimo kirareba. Ubwo mama yararebye atangira kuba yavuga ati turabigenza ute? Ubwo kwitegereza umwana abona hirya ku rukweto yasyonyoye ijisho yagera risyonyura umwana. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati kabaye tayari no kwegera inyuma, ijisho ryo yagera risyonyura. Dore n'ubwoba bwinshi yahise yikubita hasi, yakuyemo mugenzi we ijisho arinoboramo. Ubwo niko cyahise kinatangira no kuba cyarira kivuga ati mamayi we ndapfuye. Umugore ariko yarebye neza kwitegereza, dore ngo arahita abona ijisho iry'umwana we ibarinobuyemo. Ubwo niko
Mama wa kiriya cyana nawe yaje yirukanka cyane atangira kuba yavuga ati ni ibiki, urwo rurimo rurarira ati mama, 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 mama. Ubwo umugore nuko nguko yaje, ibyo byose umugabo arimo aragenda abisoma. Ubwo niko umwana yagendaga yandika ati anti yari umuntu mubi, kandi yahoraga ababaza mama. Nanjye rero ikintu nari nkeneye cyari ukurinda mama, mu bibi n'ibyiza nari nkeneye kuba narinda mama wanjye. Ubwo ni wa mwana nyine urimo urabivuga, dore Ishuhani niko yaje atangira kuba yavuga ati niko ibite byawe, we bite wajya ukaguza amafaranga ukagenda ukiberaho ubuzima bwawe, ukareka kuba waza ahangaha ikanga atari muri oruferi naho kuza kuba warerera abana. Ubwo umwana niko yaje atangira kuba yavuga ati wa mugore we mubi, igira hirya ziba, urimo uratuka mama wowe, gute watuka mama umubabaza. Undi yahise afata umwana abanza mu kwega ugutwi, undi akamubwira ati waretse kumbabariza umwana, wimbabariza umwana wa kigore, wimbabariza umwana. Niko yamubwiye ategezwayo, wimbabariza umwana. Niko yamusunitse agiye kumukubita urushyi. Itayari nuko nguko Sijini yaje amucambwa mu rushyi. Niba mwibuka neza episode ya mbere nahangaha twayitangiriye, dutangira umugore barimo baramukubita. Ubwo niko yaje amukubita urushyi. Umugore nawe yararebye ati iki, umugabo niko nawe yagiye arimo arabisoma, agatangira ati reka papa sinzigera mubabarira, ntabwo nzigera mubabarira. Umugabo niko yabisomye. Umwana icyo gihe yari arimo aravuga ati sinzigera mbabarira papa, ariko umugabo agatangira ati niya nukuri mbabarira. Ubwo umugabo nicyo cyifuzo afite cyo kuba yasaba n'umwana w'imbabazi. Agatangira ati papa wawe nakoze amakosa, papa wawe nakoze amakosa, nakoze ibitemewe, inkora ibidashobotse, papa wawe ngusabye imbabazi ariko sinshobotse, papa wawe ngusabye imbabazi. Umugabo niko nyine yatangiye kuba yasaba imbabazi umwana, kandi nta n'uhari. Ni mu rwego nyine rwo kuba yakimahoroniza nyine akihereza amahoro, kuko umwana ndetse n'umugore ntabahari. Ariko niba mwibuka neza twabonye umugore w'uno mugabo yikubita hasi. Niba yabaye iki, niba byagenze ute, niba ari agasereri kamufashe, ibyo turaza kuba twabimenye. Dore umugabo yese atangira kuba bamuhamagara ati yewe igira ube waza. Ubwo ndagatangira kuba yavuga ati none se amaso yiwe ibyagenze gute, nakora iki byagenze gute. Ubwo hari urimo uramuhereza raporo, undi akamubwira ati none genda ujye gushaka muganga, irukanka ujye gushaka muganga, dogiteri abe yabikoraho ryake. Gake ariko umugabo afite ibibazo n'utubazo. Nuko nguko arimo arareba, nubwo buryo arimo ararebamo ibintu byamucanze. Dore agahinda karamufashe, ibibazo biramurenga, byose biramurenga, depression iramurenga. Aho ngaho ninde wundi Tayari. Dore nuko nguko Ishuhani yararimo arahamagara Sijini ngaze kamujyane kwa muganga, ariko undi yahise amubwira ati we wamujyanye kwa muganga. Ubwo agatangira kuba yavuga ati none se ni ibiki byabaye kuri Sijini, iko numvishije yarakaye cyangwa se atarimo aravuga neza. Ubwo wa mwana nawe agatangira ati se we ntabwo ubuze uburyo bitwaramo, wowe ugomba kuba wamubwira ku buryo nta kibazo biri buze kuba byateza, apana kuba wakitwara gutyo kuri papa. Uba ugomba kuba wamukomveka cyangwa ukamwemeza ku buryo ari buze kuba yabyemera. Ubwo umugore niko yise atangira kuba yavuga atari kuzuka ari byo, nibyo we, nibyo ngomba kuba namenya ibi bintu byinshi inyuma y'ibi ngibi, kandi ngomba no kuba nabirangiza mu buryo bwanjye, ngomba kuba nabirangiza mu buryo bwanjye. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati Tayari gake ibintu ngomba kuba nabyikorera mu buryo bwanjye. Tayari ubwo niko barimo baratwereka kwingi nawe araryamye, twasize arwara agasereri cyangwa se agasereri kamufata. Tayari dore niko yicuye, niya nawe aba yibereye aho ngaho impande ya mama we abaryamye aho. Umugore nawe nuko nguko yabyutse atangira kuba yararanganya amaso, gake agenda arimo araranganya amaso hejuru. Umwana yasinziriye. Waza umubwira iki, waza umubaza iki, ubwo dore umugore nuko nguko yatangiye kuba yareba umwana we, akamureba agatangira ati niya. Umwana akibona mama we yatangiye kuba yavuga ati mama, nyuma na nyuma urabyutse. Tayari dore umwana nuko nguko yatangiye kuba yafata mama we, akavuga ati oya nizere ko ibintu byose bimeze neza, ariko mama ndagira ngo mbe nakubwira ati ubwo byutse ntabwo nshaka kongera kuba waryama. Undi akamubwira ati mbabarire sweetheart, nari mfite ubwoba kandi nari mfite ubwoba bwawe.
nari ngufitiye ubwoba, umbabarire. Umugore nyine niko yatangiye kuba yabwira umwana we ngo amubabarire, ngo yari amufitiye ubwoba, dore umuganga nuko yaje. Umugore nawe nuko nguko ategereje, hari umuganga waje widunda. Ubwo umuganga ageze aho ngo yatangiye kuba yavuga ati niko wabyutse, none se niba wabyutse niko tutarimo urashaka kuba wakora nk'agasiporo cyangwa se kuba wagarura umubiri wawe ku murongo? Urimo uribuka ko impyiko zawe zitameze neza? Ibyo ngibyo urimo urabyibuka? Urimo uribuka ko impyiko zawe zitameze neza kandi amahirwe ahari yo kuba twakora surgery akubiye gakeya cyangwa se bikubiye gakeya, kuba twaguhereza izindi mpyiko? Ni ibintu bikubiye gakeya. Dore umwana abyumvishe yatangiye kuba yavuga ati mama, hoya, mama. Ubwo umwana niko yatangiye kuba yamamamaza. Umugore ariko nyine akamuhumuriza amubwira ati mwana wanjye, ibintu byose biragenda neza, ibintu byose bimeze neza, ntugire ikibazo, ahubwo ikintu cyiza kigomba kuba cyaba nuko ibintu byose ugomba kuba wabyitaho wa mugore we. Uwo ni umuganga nyine urimo urabimubwira, agatangira kuba yamubwira tugomba kuba wakitaho, kuko hari imiti myinshi yo kuba twakwitaho nawe. Undi akavuga ati none se ni gute nayibona? Undi akamubwira ati we wikigira umunyantege nke, ibanza uryame ufate igihe uruhuke, ibintu byose bizaba byamera neza, uburibwe buzagushiramo, ibintu byose bigushiremo, ube wamera neza, wirengagize buri kimwe cyangwa se ibintu bidafite 12 ubyirengagize, ufate umwanzuro urebe ibintu ibijyanye. Umugore niko yashimiye avuga ati kabisa urakoze cyane, tayari. Dore nuko nguko yise yigendera. Waza umubwira iki? Waza umubaza iki? Imbere yuko dukomeza nshuti yanjye, reka mbe nagusaba akantu gatoya. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umugore nuko nguko yarebye umwana we, atangira kuba yamureba, yewe ajya haramureba, atangira kuba yamureba, agahamagara ati yewe niya, none se urifuza ko mama wawe basi yatuma umuntu waba warakoze bino bintu abyishyurira? Urifuza ko umuntu waba warakoze bino bintu yaba yabyishyurira, nkaza kuba natuma papa wawe ajya muri gereza cyangwa papa wawe akajya muri gereza? Urabyifuza mwana wa? Ubwo niko nyine umwana mama arimo aramubwira turifuza ko papa wawe, kandi ntuze kuba wanancira n'urubanza cyangwa ngo nawe wicire urubanza, kuko si we nyirabayazana, si we wigiriye ibi byose by'ibibazo byagugiriye mu buzima. Papa wawe ndaruhuka ari uko mushyize muri gereza, iryo ni isezerano nguhaye. Ariko umwana yatangiye kuba yavuga ati oya mama, oya. Umwana nyine ntabwo yabyifuza, yise atangira kuba yavuga ati ntabwo bikwiriye mama, nakabyifuje, ariko ndimo ndumva ko ibidakwiriye cyangwa se atari ngombwa kuba twafungisha papa cyangwa wamufungisha. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yavuga ati we ntabwo bizi, nta makuru ufite, ahubwo mpereza iyo telefoni imbanze nkwereka utuntu ngiye kuba nakikorera. Umugore niko yise ashyikira foni arayifata. Ubwo niko yatangiye kuba yakitegereza umwana we pore gake. Dore umwana nawe nuko nguko arimo arareba, nubwo buryo arimo arareba umugore. Yise afata telefoni, ntumbaze ngo ninde agiye kuba yahamagara, ariko abajije umwana ati ngiye nkwereka uko intama zambarwa, imfungishe papa wawe tayari. Ubwo ngumbaze ngo ninde agiye kuba yahamagara. Telefoni yatangiye kuba yayifata ashyira no ku gutwi vuba, ntumbaze ngo ninde agiye kuba yahamagara cyangwa se ngo ninde agiye kuba yahamagara. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati byose wabiteguye, ndagira ngo ube bakishyura igiciro cy'ibintu byose bakoze. Umugore ntumbaze ngo ninde abwiye, aho ngaho nta wundi nawe uhari, ni Shuhani. Dore Shuhani nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati CG hashize iminsi 3 atarahanga cyangwa se atari yansubiza ndetse atari yanampamagara. Yagiye hehe ni hehe? Hari ubwo umugore nyine nicyo kintu arimo aribaza. Ni Shuhani ubwo arimo arareba hirya, dore yabonye umugabo arimo ararenga. Dore nuko nguko yabonye CG arimo ararenga, atangira kuba yavuga turiya si CG mbonye we, ni CG, reka nze nirukanke cyane. Atangira kuba yagenda ahamagara cyane ati muvandimwe CG, tayari CG we yaminutse yagiye. Dore umugore nuko yaje
yitegereza cyane ahantu yaba yanyuze. Ubwo nta kindi kintu wabona aho ngaho usibye umuganga wari uhagaze aho. Umugabo nawe nuko nguko yaje durumwe itayari atangira no kuba yafungaho gake gake pole pole, ariko umuganga akimara kuba yabona ECG nahageze yatangiye kuba yavuga ati yewe boss fu nari nagushatse nakubuze, akira ariko nari nakubwiye ko bino bintu ikubitangira bizadushyira muri risk cyangwa se mu bibazo. Nari nabikubwiye uko twakigira kose, uko twakiyoberanya. Ibi byose n'ubundi byari kuba byateza ibibazo. N'ubundi agiye kuba yaduteza ibibazo kwingi, agiye kuduteza ibibazo. Ndagira ngo mbe nakubwira turyo imenge, agiye kuba yaduteza ibibazo. Ibyo ni ibintu ngiye niyiziye. Ubwo umugabo yese atangiye kumubwira ati fata amafaranga uhita uva mu gihugu, wirukanka cyane ugende, ku buryo nta muntu n'umwe uzakubona kandi ntuzigere ugaruka hano mu gihugu. Ubwo ariko umuganga agatangira ati iki none se nindamuka ngiye nonaha, nindamuka ngiye nonaha uwaza kuba yambona cyangwa se umuntu wambona yakeka iki aramutse ambonye ndimo ndabikora bino bintu, cyangwa se ndamutse ngiye ni iki yaba akoze? Dore umugabo nawe atangira kuba yarya indimi. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati se ndamutse ngiye ni iki naba nkoze? Inkagenda hanze ibintu birakaze, none se ndamutse ngiye basi byakemura ibintu? Nta kintu na kimwe byakemura, ahubwo byaza kuba byatuma ibashaka undi muntu twaba twarafatanyije. Ariko ndagatangira kuba yavuga ati ariko ntukitware nk'ikigoryi, none se uragira ngo bino bibazo biguma aha? Uragira ngo bino bibazo ibiguma aha ngaha? Ibyo ngibyo byo ni ibintu nawe wiziye ko ngiye atari uko nguko nkora. Ndagira ngo mbe nakubwira ati sinshaka kuba najya muri gereza. Urimo uranyumva neza? Sinshaka kuba najya muri gereza. Dore umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati Mana yanjye dore umutwe ngo uramufata. Barimo baravuga ati ngo sinshaka kuba najya muri gereza. Ese aba bantu bakoze iki? Bakoze iki kandi tubonye Shuhani nawe hirya arimo arabumva cyangwa se arimo arabareba. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none ibi ni ibiki ibyaba birimo birambaho? Umuganga agatangira kuba yavuga ati none se mbigenze ute ko ibintu byancanze? Imbigenze ute uriya mugore nta mahirwe cyangwa se nta mahoro azaduha ikintu kizatuma bino bintu birangira, nuko twacika. Ubwo Shuhani yarabyumvishije ahita yinjira. Umwana atangira kuba yamubwira ati ibyo ndimo ndakubwira urimo urabyumva? Undi nawe azarimo aravuga ati murimo murakora ibiki? Uriya mugore se niwe urimo urabashinza cyangwa se yigeze abashinza? Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yavuga ati none ni ibiki murimo muravuga? Uriya mugore yaba yigeze abashinza cyangwa se nyine yigeze abatanga? Ubwo nyine bisobanuye ko wa mugore barimo baravuga ni kwingi ngo yaba yarabatanze gakeya ku murongo. Ntumbaze bano bantu ngo bakoze ibiki. Turaza kuba twasobanukirwa, turaza kuba twamenya iwagwane, tuze kuba twamenya ibi bintu ngo ni ibiki, birerekezaho biravaho birajya he. Ubwo abandi bari aho ngaho gake. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba, ese bakoze iki ko nanjye bino bintu binteye amatsiko? Icyo tubonye nuko umwana iwabo yafashe ijisho akarinoboramo se bano bobo bakoze iki? Undi yatangiye kuba yavuga ati no si ndabona igiye kuba yambana nke ntoya, ariko ngomba kuba nagira ikintu mbikoraho, ngomba kuba nagira ikintu nkora kuri bino bintu. Umugore bahise bamubwira ati funga ngo hatagira umuntu uza no kuba yakumva ibintu birimo biravugirwa aha ngaha. Umugore nawe yese afunga vuba gake. Umugabo nawe nuko nguko yicaye. Umugore nawe aza kuba yakegera bano bantu, ntumbaze ngo ni ibiki bakoze. Undi yaje amubwira ati none se ibintu urimo uratekereza ni ibiki waba urimo uratekereza kuri ibi? Njye ntabwo nshaka kuba nafungwa, ndacyari mutoya, ni ukuri ndacyari mutoya. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati ngomba kuba nashaka ubundi buryo, ngomba kuba nashaka ubundi buryo bwo kuba bino bintu byakorwamo, ngomba kuba nashaka ubundi iburyo. Dore umugore nuko nguko arimo arareba gake. Se bano bantu bakoze iki? Yese atangira kuba yavuga ati ngiye ntabwo mbyitayeho, simbyitayeho uburyo bwose bino bintu byagenda, kandi nta n'igitekerezo mfite. Reka nta n'igitekerezo mfite. Bano bantu bakoze iki? Bano bantu bakoze iki kubona nabo bose badatuje? Nta gutuza
ntago baryama. Ngereka mbe nagasoreza ahangaha, tuzakomeze ku munsi w'ejo tureba agace gakurikiyeho. Ubwo noneho mbere yuko ngasoza reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se wayibonye. Iramutse yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo tuzahure mu bakare tureba agace gakurikiyeho. Ciao ciao.